Yohana yagiye kuri Yorodani ahari hari amazi menshi, maze abantu benshi bakaza bakamusanga akababatiza. Maze Yesu nawe araza aramubwira ati mbatiza, kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Yohana yagiye kuri Yorodani ahari hari amazi menshi, maze abantu benshi bakaza bakamusanga akababatiza. Maze Yesu nawe araza aramubwira ati mbatiza, kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Nshuti yumaze kubatizwa, ubu utanze igihamya cy'ukupfe kuri kamere ya kera, uhindutse icyaremwe gishya. Ubu byahubwa kabiri, ibya mbere biba bishize, ubu ugomba gutangira ukagira imibereho mishya. Nshuti yumaze kubatizwa, ubu utanze igihamya cy'ukupfe kuri kamere ya kera, uhindutse icyaremwe gishya. Ubu byahubwa kabiri, ibya mbere biba bishize, ubu ugomba gutangira ukagira imibereho mishya. Twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, niyo mpamvu natwe tugomba gukora nk'uko yakoraga. Yesu yabwiye intumwa ati mujye mu mahanga yose, mubwirize ubutumwa bwiza, abizera mubabatize. Twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, niyo mpamvu natwe tugomba gukora nk'uko bakoraga. Yesu yabwiye intumwa ati mujye mu mahanga yose, mubwirize ubutumwa bwiza, abizera mubabatize. Nshuti yumaze kubatizwa, ubu utanze igihamya cy'ukupfe kuri kamere ya kera, uhindutse icyaremwe gishya. Ubu byahubwa kabiri, ibya mbere biba bishize, ubu ugomba gutangira ukagira imibereho mishya. Nshuti yumaze kubatizwa, ubu utanze igihamya cy'ukupfe kuri kamere ya kera, uhindutse icyaremwe gishya. Ubu byahubwa kabiri, ibya mbere biba bishize,
ubu ugomba gutangira ukagira imibereho mishya. Nshuti umaze kubatizwa nawe uba winjiye mu ngabo z'umwami ziri ku rugamba zihanganye na Satani. Ntabwo ari umunsi w'ibirori ngo tujye tunywe twinezeze, ahubwo tugomba gusaba imbaraga zizadufasha kunesha. Nshuti umaze kubatizwa nawe uba winjiye mu ngabo z'umwami ziri ku rugamba zihanganye na Satani. Ntabwo ari umunsi w'ibirori ngo tujye tunywe twinezeze, ahubwo tugomba gusaba imbaraga zizadufasha kunesha. Nshuti umaze kubatizwa ubu utanze igihamya cy'uko upfuye kuri kamere ya kera uhindutse icyaremwe gishya. Ubu byawe ubwa kabiri ibya mbere biba bishize, ubu ugomba gutangira ukagira imibereho mishya. Nshuti umaze kubatizwa ubu utanze igihamya cy'uko upfuye kuri kamere ya kera uhindutse icyaremwe gishya. Ubu byawe ubwa kabiri ibya mbere biba bishize, ubu ugomba gutangira ukagira imibereho mishya. Nshuti umaze kubatizwa ubu utanze igihamya cy'uko upfuye kuri kamere ya kera uhindutse icyaremwe gishya. Ubu byawe ubwa kabiri ibya mbere biba bishize, ubu ugomba